ushyiramo gakeya urusenda nirubi kubana sibyo si umuntu wakureraga yajyaga urusenda ko kumwana ungana gutya ngashyiramo gake shyiramo gake gakeya Nzovu gake utazarwara igifu uri umwana umwana utazarwara bakagira ngo ninjye watumye urwara ntabwo nkurera neza iki ngwirebe mbabarira usure mama wi ako sindi bikibonye ndumiwe none ndatangaye ndapfuye Singisho ese uko wamurkozwe reba uriya n'umwana wawe Agize ati nyine ngwino urebe ibyo akoze oya kusubura mu iki umwana apfa mwiterura kuko niba Nzovu wiyemeye kujyuhagara imbere ye ikimara amafaranga kigaragara waba ureba inyuma ukabona amabuna arahenuye wagira ngo ni ihene iri kurira umukingo kuko ibintu byose byamaze kuba zero. I found my guy, he's your producer to the hit, a music producer from Rwanda, here to introduce ISANO Records. Kuri ushaka kudukorana, ushaka kudukora something great, you can reach me out anytime. Kuri njye nemera ko Afro sound is going to be the best global sound because people are vibing it, people are enjoying Afrobeat. Cyane cyane hano mu Rwanda, you know, abantu basigaye bakunda our music. Music is going to be international very soon, so kuri uwo muhanzi ufite talent ushaka kudukorana, just feel free to reach me out on ISANO Records, then you can make something great. Kuri uwo ushaka, you can reach me on my contact ariyo 07811212 big time. bebe kigoryi gususwa nkanze warugize ngo ninde se shari ngeze nanyibajije umuntu uje umwara ku misatsi numvaga nawe uri kurera wa mwana nako wa mugabo data we yewe ndushiriyemo ibitete ngo rube rureba ubundi uriya n'umwana koko kubona njyewe nkimubona navuze nareze benshi kabisa mbega umwana urunu n'urwana none se buriya kirakinyo cyarakutse cyagenze gute banza yayemereye mu nda ahubwo dore umutwe abagore barabyara hoya se ntabwo wibuka kivuga ngo nyasha yesu nabuze ahantu ndeba uziko nasetse nirengagije ngo nabura n'akazi ahubwo njyewe naravuze se uyu mugabo ahubwo nyina ndinashaka kuba yarapfuye ari kumubyara gusa uriya mutwe wacahe ubanza niba urupfu rwavuye pe ashaka kuba yarapfuye ari kamubyara akaba atazi ishusho ya nyina habe n'agato Kevin umva kuvuga no gutaruka kigira hino mubwire cyane wabona kigira n'amagambo kitatwumva ashaka kujya ku rugi abana buriya se ntakose umwana uriya n'umwana herega nawe uravuze ngo umwana haba we kagira inkuru rero kiriya ni ikigabo ko kiriya kigabo ngiye ukuntu mba mbona kikuguye gituma nubwo wagicika kiriya ngo ni Nzovu cyana nyine ndi Nzovu koko ariko ni abana bitwa ba manzi bakeni Nzovu kiriya urebye cyavutse ku bwa Musinga ndakurahiye uzwa na sogokuru nawe hitwa reka se ngusetse urumva ubundi nako sinzi ko binasekeje sinzi nimba uri buseke kiriya kigabo ngo ni papa wacyo wa kiriya cyana kiriya kigabo ko nta mugore ndabona nari habe n'umukobwa vugiye ibintu natekereje kubikubaza kera tukigera ahangaha ariko nyine bikagenda bindengaho ahubwo wowe ukunda kuba uri hariya muri salo ava mu kazi nyine uri hafi ye aza kubaza iby'umwana nta mukobwa cyangwa nta mugore n'umwe urabona winjira hariya agiye ko mba ibikoni bya hano ko byambaye ibikoni ako buriya wasanga afite umuntu uri nk'iyo hanze bakaba kumenyekana yagiye kuryama ako sibyo ntiwabyumva njyewe ngereka nkubwire nabyumva uzwa nubwo ajya kuryama ariko nkamukurikira ku cyumba ukajya kumva nkajya ku cyumba nkafungura garo gisinzira gute kigona gute gisinzira nk'icyapfuye urumva noneho nanjye rero nkagenda nkafunguraho ku rugi nkarengereza ariko se njyewe ubona ngenzwa na kamwe ubona ngenzwa na gato se rero reka nkubwire
noneho ugiye kwigira inshuti ya kiriya cyana nako si cyane kiriya gisaza gisa nk'icyaruhiye inzira, reka nkubwire umwigireho inshuti umuneke ariko tumenye amakuru yose yo muri uru rugo. tumenye amakuru yose yo muri rugo n'abari abazamu wa wundi watwakiriye njyewe wanyakira ese undi wanyakira we umuzamu wari wambaye umupira w'umweru mwiza ufite ubundi ko nabonye yarakwikundiye mwakwikundana ugiye kundana nawe wowe nekera munyeri bya boss cyane kiraje Nzovu subirayo ureba ibitente shasheri sibyo bebe subirayo aranyumvira kise kigenda nuko rero wowe nekera kira kigabo kindirire neza gutya aribyo uranyohereza mu basekirite se njyewe shaka Kevin ndakubwizwa uri kwimana uyu mugabo ntabwo nzemera akacika uru rugo nzarugumamo ntabwo ndashima Imana yarungejejemo urinde wo kurugumamo njyewe noneho kuko ndi imbere mu mbere ni njyewe ugomba kurwicaramo nkatuza nkatekana nkatera amatako neza gusa ego rwose Kevin uru rugo mvuze ngo nzarugumamo ni nanjye wanabivuze mbere rega icyo gitekerezo bivuga mbere ntabwo rero uvuze ngo nzarugumamo mbere bivuga mbere se bisobanuye kurugumamo sawa Kevin ndabizi neza ko uri kumva ari njye uzarugumamo kandi uzabibona mishu nubona njyewe koko se kuko undusha iki se ku buryo uvuga ngo warugumamo njyewe undusha iki njye undusha iki njye ugera mu gikoni Kevin wumva sanga kiracyana mukanya wamvanamo hano mu gikoni wangira gute ahubwo rimwe bizanagutungura nararanye nawe wa mugabo ubone nsohotse mu cyumba wowe ubu se warubizi ko njye nkumviriza ko ari kugona warubizi ko njye nicara ku buriri mba ndi kubwipima buri munsi ngomba kurugumamo genda uru rugo nzarugumamo ibyo bakora byose n'ubundi izari zikuzanye zarangiye nzarugumamo urukomamo urinde wo kurugumamo utazi umusinga akazamusigiriza amavuta mu mutwe we nzarugumamo ahubwo ko ari byo uzarugumamo ngufu dukaroni nabonye ufite nyashya nini nkekira wasize nkakugaburira ntoya nkekira niho ndya neza nta kibazo bebe shiri ako ufite ibiro shawe bakurize neza abandi babanje papa yanyitayeho okay yahumura nzajya ngufata neza nkurere neza umva kandi cyo bazanyongeza ya mafaranga papa we yavuze banzu ubu birashyushye naguhoreje shiri naguhoreje biraryoshye oya haraba urusenda ego ku rusenda urusenda harimo umunyu mwinshi kandi urusenda rugabanya umunyu goma urusenda rushobora shyiramo agasenda Kevin
wagabanuka. Oya, ibi si byo byanjye na papa arabizi ni ukuri. ntabwo ujya unywa amata Oya, na papa arabizi rwose, ahubwo asanze wanayampaye ahubwo umenya yanakwica. Kuko iyo nyanyweye yenda furuta mu nda hakandya nkana diyari nkanahitwa. kadiyaro kanahitwa uzi ko unsetsa ntabwo ujya unywa amata umwana none se ugutunzwe n'iki Oya, ibyo nkwe papa arabizi. nareze benshi pe cyaza naragenza Ndafuruta ndabona domeruka ko yabona ukuntu nabaye. aya ni amata yabiteye Ngo mwese unywa iki reka nyasubize yasubize cyakoze ndumiwe pe Reba abakozi bo wanyohereje narabashimye nta kibazo. Mbigeze kure da. Oya ntacyo nyine buhoro buhoro bazagenda bamenyera. Sawa sawa rero. Mishu, karamba akazi maze kukamenyera. akazi maze kukamenyera Kono kajya uvuga umfasheho rero ibintu mbizira kubi. sugu byangira iki nabonaga ari akantu kakuriho Shaka n'ukuri kugenda rwose. kose. Okay, sorry. Bizira kubi kandi nzapfa ntikwiyeho kubinyangamugayo. Sorry basi ntabwo nzongera Hanyuma se meze biti akazi ko rwose maze kukamenyera Nise kuje hano iyo uri kumwe n'umwana uri kumurera ukamira bivuga ku gato kaza kunsanga hanze. ese uriya mwana wawe abaye hatu ubusanzwe Abaye wati ikibazo gihari ni iki ahubwo. abamureraga bamurereshaga urusenda rungana kuri abajyana inkoko irwaye umuraramo Kuki rusenda se urubonye. ngize gutya muzaniye ibiryo nk'umwana rwose nk'abandi nareze ibiryo nkibimutamika ati nta rusenda muzaniye urusenda nzingana nashyiramo basi gakeya mvuga ati uyu mwana ni mutoya ngiye kubona mbona nashyizemo igisenda cyinshi ariko nanjye ndatangara urumva wowe mwihora ibyo ashaka byose ujye umuha ibyo. Erega burya umwana ni umutware siko bimeze se. Buriya Nzovu ikintu cyose yavuga anavuga ati papa emera upfe ngewe mbeho nabikora. yego noneho rero ikindi gitangaje rero ngize gutya ndabatereka muzanira icyo kunywa arenzeho byibuze wenda urusenda ruragabanyuka mbamuzaniye amata noneho ubwo yarankubise ikirahure mu maso ngo ntajya anywa amata ngo habe Ihorere Nzovu rero nk'ikina ashatse pe. Yamamagaye wenda yaba amazi yabiki simbizi gusa mbese ikintu buri inzoka yararamye. Sibyo? kasubire kumureba Hari n'izindi magambo zise wigeze uhura nazo muri aka kazi. ntazo pe nta zindi ariko ngewe rwose ubu numiwe pe Hanyuma se Kevin we bite? ngo nawe uramwibariza ibyo ariko Kevin mbona akora neza nta kibazo Hako rero ikindi nshaka kugira ngo mbabwire imyambarire yanyu mujye muyihindura. Urabizi ufite amabono ameze nk'ahiri igisipa cy'imbaho z'inyanya. Ibi bintu ushobora gucumuza umwana wanjye kandi burya si byiza ko umwana umureresha abantu bameze gutyo. Kevin nawe ukuntu agiye yambikishwa narabibonye. Sibyo? Sinshaka abakobwa ameze nk'amwe bimwe ari ibitenge mubwire nzabigure ariko iyo myambarire yanyu ntabwo ndi kubishima rwose. ese koko ubwo ngubwo mbwije ukuri umwana hari ikibazo cyangwa ni wowe wenda ufite ikibazo Umwana apfa mwiterura. ni wowe bitera ikibazo Oya, umwana apfa mwiterura. Kuko niba Nzovu wiyemeye kujya uhagara imbere ye ikimara amafaranga kigaragara. Waba ureba inyuma ukabona amabuno arahenuye wagira ngo ni ihene iri kurira umukingo. Kuko ibintu byose byamaze kuba zero. Umwana mureresha umugwaneza. Utazamwigisha imico mibi, mujye mumenya filime mumwereke yango niziye nizabana nyine. Cyangwa se batarizabana amakora ari kuri marwe indirimbo zihimbaza Imana. mwereke ibitente mwereke ibitente ahubwo naza ngasanga yavanyemo Ariko yabizihe? Abari kure bizihe? ayaraki Oya mbwira Tubyibarere. Oya bimbwire. Abari bizi ntambara. uriya
ko umwana wawe ushobore kuba wagira ngo ntabwo umuzi nese rero filime zimeze ntambara namakora rese bareba basi y'abadeperi bari kurimba bakona na ritime ubwiye ibintu abareba nawe wakumirwa bazi ariko umwana wawe utamuzi ko ngiye mbwira sindamubona izo filime ari kureba musa izo uvuze sindabasanga ngewe mushyiramo ibitente nk'umwana pe urumva naza nkasanga yahinduye yashyizemo abakobwa basomana abari hejuru y'abandi none ubwo ntiyababyize mu minsi mu mazahanga hamubwira mwambaye ubusa twebwe ntabwo uriya mwana rwose tumutoza imico mibi ejo ute mwana wa mama sha Primus nzakubura papa atakiri kuri iyi si sha papa mwenye shaka agacupa papi yaza kuba hari tuba dukora ni kurumva bintangaje se ahubwo urabizi mishu karame ngendaza kubyikurikiranira yego rwose niba ni ngombwa connection nzayikata ngiye mbaha flash cyangwa CD mugomba kujya mureba filime nagennye ari ngewe ahubwo ngiye nayo ahantu kibikura kiracyana cyane igiki umwana uramenye umwana umva mukunda nk'inkimwe mukunda nk'inkoko y'inyarwanda cyangwa se amata y'inshyushyu wamwumvise so kubapinga no kubanegura ko nukuri uriya mwana wawe ari uwanjye banza nakwiyahura kushinga usubira mu kazi kandi uhindura imyambarire ese imyambarire niyo ituma areba porono ubuse njyewe ubwanjye nkurebye kenshi niyo porono sinayireba nawe ubwawe uri porono ngo areba porono mumbabarire tamabuno wagira ngo ni ingurube y'ingumba ku mwana wanjye yarebye porono ni namwe muzimutera umwana wanjye ndamuzi yari akijijwe toka bazimubashye uri kunywa inzoga reka nta mwana unywa inzoga ibi ni ibiki yesu iki ngwino urebe mbabarira uzurebe mwana wiwe ako se nibikibonye ndumiwe none ndatangaye ndapfuye Simanyikimisho ese ko wamurkozwe reba uriya n'umwana wawe n'umwana wawe Agize ati nyine ngwino urebe ibyo akoze ni igikira gende tugende nyine dabuka mana se uri oya kusubura mu iki papa karame nukongera inzoga kuko icupa rimwe ryishe umugabo ndabyumva mishu karame ndabumva ngira Kevin aze hano mubanguke musange hanze vuba vuba karame boss turakwitabye okay rero ndagira ngo mbabwire ndabizi ko mu rugo muhageze mwamaze kubona ibintu bitandukanye sibyo ariko akazi kagendaga neza okay Nzovu rero ntabwo ari umuhungu wanjye nkuko nayibibabwiye yego se kakwita papa sinzi impamvu yo byaturutse Nzovu imyaka ye nanjye sinyizi kuko amakuru nasomye ibitabo kera yari afite ashobora kuvukana na Musinga cyangwa se Gihanga ngo mijana buriya njyewe naje muri urugo ndi uruhinja mama yashatse hano muri urugo anzanye nsanga Nzovu angana kuriya reba imyaka ngize n'ubare niyo mama yari afite Nzovu n'ukuri yangana ariko amakuru yari ahari nuko wenda ashaje cyane Nzovu bambwira ko yareshyaga na Junior Giti njya mumwumva uriya mugabo ureshya nk'igihembwe cya kabiri buriya n'ikirenge cya Nzovu cyangwa n'icya Junior buriya Junior inkweto imwe yavamo inkweto eshatu za Nzovu inkweto nkenye zawe inkweto imwe mu n'ikirenge nk'icya Ruganzu ahakandagiye ubwo hacika itaba Junior ni kuri yameze kandi we no mu kurya Junior nuko ateye nambwiye ko Nzovu arya urusendo kandi inkoko irwaye muraramo ahubwo noneho narumiwe nge none n'uturyo muhereza ubona wajyane duke kuri buriya wari umwishi buriya yarashaka impungure zitanaseye akazihekenya ubwo ndagira ngo mbabwire ngo muzamurira mutyo Nzovu niwe mukuru hano ni umusaza arakubyaye n'abuzukuruza n'ubuvivure bwe baranduta none ubwo amaherezo ni ayahe